Mbahaye ikaze abantu mwese mukurikiranye ijambo ry'Imana, ariko kandi mbere ko twumva ijambo ry'Imana mu nkundire tubanze dusenge. Nyagasani Imana yacu, wowe wandikishije ijambo ryawe ngo rigirire umumaro abaryumva n'abatuye isi, turagusabye kugira ngo muri uyu mwanya wo kuvuga ijambo ryawe urishyigikire, kandi hirya y'ibyo uriherekeresha ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo abazaryakira bose bakaryizera zabagirire umumaro mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bavandimwe mukurikiranye ijambo ry'Imana, turagira ngo tubaganirize ijambo ry'Imana ku buryo bwo gusenga, dushingiye ko muri iyi minsi ya none turimo usukura n'umuntu ati ngiye gusenga, uyu ati ngiye gusenga, umwe akakubwira imyizerere ye undi ye. Dufashe uno mwanya rero ngo tuganirize abantu tubibutsa ko gusenga ari byiza kandi gukwiriye ku muntu wese wubaha Imana, ariko nanone hari amasengesho twatahuye ku Imana idashobora kwemera bitewe n'abayasenga n'uburyo bayasengamo. Kubwira izo mpamvu mureke tubanze twifashishe ijambo ry'Imana ryanditse muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 5. Ijambo rivuga ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya, ko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko abamaze kugororerwa ingororano zabo. Weho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhere kusenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Bavandimwe mukurikiranye ijambo ry'Imana, gira ngo mbasabe ko mwakurikirana ijambo ry'Imana, ariko kandi mufite intego zo kugira ngo iri jambo ry'Imana ribagirire umumaro, ribafashe guhinduka no gufata ibyemezo byo kuryemera nk'uko riri, cyane yuko ijambo ry'Imana kuryizera, kuryumva, karyakira, kariha agaciro, bimuzanira umugisha wo kurama kandi no kubana n'Imana neza mu buzima bwe, kandi ubana neza mu buzima bwe n'Imana n'abana na sosiyete atuyemo neza. Ubwo ndavuga uri mu Rwanda abana n'abanyarwanda neza, uri mu bihugu bitandukanye byo ku isi aho mushobora gukurikiranira ubutumwa mwese, wahaba neza uramutse wemeye kubaha Imana. Gusenga rero dufite uyu munsi turagira ngo tuvuge ku gice cya mbere cy'iri jambo. Jewe uyubabwira ijambo ry'Imana ndi Pasiteri TWAGIRAYEZU Theogene, nkorera umurimo w'Imana kuri ADPR Nyanza, kandi nejejwe cyane no kuvuga ubu butumwa mucishije aha kugira ngo buzagere kuri benshi kandi bagire umumaro, kugira ngo dufate icyemezo tunamenye igikwiriye mu buryo bwose bwo gusenga. Gusenga ni byiza nk'uko natangiye mbivuga, kandi bigira umumaro umuntu wese usenga, ariko nanone gusenga hari ibiguherekeza, hari ibindi bisabwa kugira ngo umuntu asenge amasengesho yemerwa n'Imana. Icya mbere, kugira ngo usenge amasengesho yemewe n'Imana ugomba kuyasengana umutima wizeye, kandi umutima ubwawo utarimo ibindi bintu bituma Imana itawinjiramo. Ubwo ndashaka kuvuga ibyaha niyo nzitizi ya mbere y'amasengesho. Kugira ngo Imana yemere kubanza kusenga watura ibyaha byawe, ukihana ugatandukana n'ibyaha, ko Imana itatura mu mutima w'umunyabyaha, kuko ijambo ry'Imana ribivuga ko amasengesho y'umunyabyaha ari ikizira ku Uwiteka. Cya kabiri, ugomba gusenga ufite umutima wuzuye imbabazi, kandi uwo mutima wuzuye imbabazi niwo mutima unezeza Imana. Ijambo ry'Imana naryo rivuga ko twagira imbabazi nyinshi, kandi abatagira imbabazi nabo ntabwo bazazigirirwa. Cya gatatu, tugomba gusenga tuzirikana yuko mu gusenga twizengurukaho ubwacu atari byo bigirira Imana umumaro. Tugasenga iteka tuzirikanye na bagenzi bacu, tuzirikana igihugu tutuyemo, tuzirikana imiryango yacu. Gusenga kwacu kukaba gufite ishingiro maso y'Imana, cyane ko kutizirikana ubwacu ngo twizenguruke twitindeho cyane, ahubwo tugatinda cyane ku by'Imana ifite mu mumaro, ari nabyo bitera Imana gukora. Aho iyo mbivuga mashaka kwibutsa abantu ko Salomo yasenze ngo Imana anezeza Imana, akora umurimo watumye Imana inezerwa, tamba ibitambo byinshi bikora ku mutima w'Imana. Imana imubaza icyo ashaka, Imana imubajije icyo ashaka, aravuga ati Imana, dore umpaye kuba umutware w'ubwoko kandi ndi muto, ariko ndagusaba ubwenge kugira ngo nzabashe gucira imanza ab'Abisirayeli umpaye ngo nyobore. Ibyo binezeza Imana rero, bituma Imana imubwira ngo uburyo usabye ibyo ndabiguha, ariko n'ibindi utasabye nzabiguha, nzaguha ubutunzi kandi bwinshi. Yagize ubutunzi
buturutse mu kiganza cy'Imana, buturutse ku mutima unejeje Imana. Aha rero nkihari uyu munsi twavuze ko tuvugana ku gice cya mbere cy'inyigisho kivuga ku masengesho anezeza Imana, amasengesho twita amasengesho yemewe. Amasengesho twita amasengesho yemewe agomba kuba aherekezwa n'imirimo, atari kuvuga amagambo gusa. Gusenga ni byiza, tugafata umwanya kwihererana n'Imana dusenga mu matsinda atandukanye, ayo dukora ubwacu twiherereye, ayo dukorera hatandukanye, yose ni meza cyane. Ariko iryo gusenga dukwiye kuba tugira n'indi mirimo dukora iherekeza amasengesho, ishobora gutuma amasengesho yacu agira agaciro mu bwami bw'Imana. Iyo dusenga usanga rimwe na rimwe nyine kuko nabivuze mu itangira turi mu matsinda atandukanye, ariko dusengana n'abanyabibazo, tukikorerana imitwaro, abantu bakazana ibyifuzo. Umwe akazana icyifuzo harimo ideni rya miliyoni 50, undi akazana icyifuzo afite 100,000 abereyemo umuntu yabuze, undi akazana icyifuzo avuga ati nabuze 500 byo kugaburira abana banjye. Ugasanga rero twese turambuye ikirago hasi, turapfukamye, tugiye gusenga. Mu by'ukuri aya masengesho nibyo naya ngombwa kandi no gusengerana nibyo, ariko mu by'ukuri twari dukwiye kugira rimwe tubasha gukemura. Gusaba miliyoni 50 hari igihe usanga abaye afite nk'eshanu cyangwa 10, kandi naho ngaho yari afite arenga 2,000 yabasha gukemuza iki kibazo cy'uyu muntu wifuje 2. Jewe ndi nkawe nkugiriye inama wo kurikiye iki cyigisho, nakora mu mufuka nkazana 2, ngafasha uyu muntu gukemura icyo cya 2, noneho tugasigara dusengera za 50 kuko nizo nyinshi. Kwa kenshi usaba miliyoni 50 abasanzwe afite za zindi nkeya yabasha kubona ibihumbi 2 agakemura ikibazo cy'uyu muntu, no tugafatanya gusengera kimwe. Bishatse kuvuga ngo gusenga kwacu gomba kuba guherekejwe no kubanza gutekereza neza nibyo tuje gusengera, n'ibyifuzo dufite hari icyo Imana ibifitemo inyungu, atari bifite inyungu kuri twebwe gusa. Kindi hari igihe tujya tugira ingorane, Imana ikaduha uburyo bw'imibereho tukabupfusha ubusa, tukabukoramo ibyaha, tukazagaruka imbere y'Imana gusenga tuyibwira ngo Mana twagize ibibazo dukeneye kudutabara. Ariko kugusenga gusa nuko ari ugutugusa ko Imana yo ikora ibintu ifitemo inyungu. Aya masengesho navuze ngo amasengesho y'amanyamumaro agomba kuba ashingiye kandi yerekeje ku kintu kizagirira Imana umumaro kandi Imana ifitemo inyungu. Ndashaka kuvuga ngo niba warabayeho Imana ikaguha uburyo n'ubuzima, urugero ikaguha iduka mu mujyi, hanyuma iri duka ukarigira inzitizi yo gusenga, Imana iriguhaye warasenze, Imana iriguhaye igusubije, waragize ibibazo by'ubuzima, utinda imbere y'Imana urasenga, iranezerwa, bigera ku rwego gusubiza, iguha ubuzima, iguhira iduka. Urangije kugira iri duka ucika mu nzu y'Imana, utangira gutekereza yuko nukinga iduka hazazaho imisoro, nukinga iduka bizagenda uku nguku, none usigara uvuga uti gusenga ntibikiri ngombwa. Hari icyo nemeranyaho nawe, kuko kurikinga burundu ukigira gusenga waba usa n'ubuze ubwenge, ariko ukwiye gucuruza uzirikana yuko iri duka ari kwe mu masengesho, n'amasengesho utayaretse ko gusenga gurakomeza. Gusenga ntikugira umupaka, amasaha yose barasenga, igihe cyose babasenga. Ukwiye kugira umwanya wo kuzirikana yuko ibi bintu ufite Imana yabigizemo uruhare ikabiguha, ntibigutere gucika mu masengesho. Ibi rero ndagira inama nanjye nyigira yuko igihe cyose Imana yadusubije dukwiye kuguma mu masengesho, cyane ko igihe tufite ibibazo n'intimba n'imibabaro itandukanye, bwo gusenga ntawe twinginga, dukunda guhungira imbere y'Imana tukajya kuyibwira ko tuje gusenga kandi twifuza ko yaturengera ikadutabara. Aha rero aba banyabibazo bameze uko nguku si kenshi bashobora kubura mu masengesho, ariko nanone n'abasubijwe natwe dukwiye kuguma mu masengesho, dukwiye ko mu masengesho yacu aguma imbere y'Imana. Cya kabiri, kugusenga kugwiye kuba gufite ibyiciro byuzuye by'isengesho rizima ry'umukristo, ribanzirizwa no gushima. Iyo dusenga tutashima Imana ntabwo byemera, ntabwo ari byiza cyane. Dukwiye kuba dusenga masengesho yacu iteka abanzirizwa n'amashimwe, cyane cyane yuko byonyine kuba ugize umugisha wo kubona umwanya wo gusenga, kuba ugize umugisha wo kuba ugihumeka, kuba ugize umugisha wo kuza imbere y'Imana ukaba uhageze, icyo cyonyine ni umugisha, icyo cyonyine ni devise ikomeye, ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko Imana yaguhaye umugisha. Hanyuma rero ukwiye kuba amasengesho abanzirizwa no gushima. Kwiyushima ugashimira Imana ibyo yakoze ubushize, ino Mana ibona ko utari n'umwana w'ingayi, ikaba yakora n'ibindi birenze ibyo utekereza n'ibyo wibwira. Hanyuma rero isengesho ryose kugira ngo rinezeze Imana rigomba kuba ririmo igice cyo gushima,
cyane yuko uretse n'Imana n'umuntu wakugiriye neza waguhaye ikintu runaka abakeneye ko yumva amashimwe yawe uyatura uyavuga umurata umuvuga nk'umuntu wakugiriye neza. Twese nk'abanyarwanda turabizi ko kera mu gihe cya badata kandi nabugingo n'ubyo biracyakorwa ntabwo byashize abantu bagiye baha abandi inka, ariko iyo umuntu yabaga yaraguhaye inka cyaraziraga ko mu ruhame rw'abagabo wahava utabivuze ngo umwirahire, cyaraziraga ko mwahurira ahantu n'urugero niba muhuriye ahantu mugiye kunywa fanta utanywa fanta igihe cyose yaba adafite amafaranga ngo uyinywe we akureba kuko yaguhaye inka n'ishobuja. Abantu dukunda icyubahiro, ariko n'Imana ubwayo yaravuze irirahira iravuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, bivuze ngo umutima ushima niwo mutima Imana nayo yishimira kandi irushaho gukora cyane iyo tuyishimye. Cyongeyeho hirya yo kuba dushima nababwiye ngo tugomba kuba dufite ibyiciro bindi by'isengesho tugomba kubahiriza. Tugomba kuba mu mitima yacu huzuyemo imbabazi. Izi mbabazi tuvuga ntabwo ari za mbabazi dutanga za kwiyerurutsa imbere y'abantu. Dushobora kuzizana tukiyerurutsa tukigira ukuntu uko ariko nakuriya, ariko ijambo ryavuze ngo mwe nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Imbabazi z'abantu b'indyarya bakunda kwatura mu magambo ariko imitima ntibisibame, ariko imbabazi hano ijambo ry'Imana rivuga ni imbabazi umuntu wese ababarira kandi ashobora kubabarira kibabaye. Bishatse kuvuga ngo izi mbabazi ni izangombwa nubwo waba ukibabaye, nta gisobanuro cyo kugira nabi. Nigeze soma akantu kari kanditse kuri WhatsApp gasirikira abantu benshi barakabonye, kavugaga ngo umuntu ashobora kuguhemukira ariko guhemukirwa ntabwo ari igisubizo cyo gucumura cyo kurwana amakosa gucumurire maho oya, ahubwo iyo umuntu acumuye akakugirira nabi ikimukosora ni kumugirira neza wowe. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo munesheshe ikibi icyiza. Icyo gihe rero iyo tuneshesheje ikibi cyiza nuko dukosoza abaduhemukiye kubagirira imbabazi bataradusaba, kandi iyo tumaze kuzibagirira dukwiye kuzatura tukazibabwira ko twazibagiriye, kandi koko tukazibagirira tuzikuye ku mutima, imitima yacu izumva nk'imbabazi tubagiriye. Ikindi hirya y'izi mbabazi mvuze ahangaha ni ikindi kivuga ngo igihe cyose tugiye gusenga dukwiye gusenga twahaye Imana imitima yacu tutarangaye. Aha rero ijambo ryavuze ngo mwebwe ngo nimusenga ngo ntimukamere nk'indyarya ngo zikunda kuvuga amagambo ziyasubiramo. Hari indyarya ubwo nazo ni zimwe mu bantu amasengesho yabo adashobora gusubizwa n'Imana, kuko indyarya ni bibi cyane. Kandi abenshi bajya bigira indyarya ku bantu bakongera bakanatekereza yuko kwigira indyarya ku bantu aharaho no ku Mana byashoboka, ariko burya Imana ntigira hihishwa. Imana ntiwayibeshya, Imana ntiwayitekerereza iby'undi muntu, Imana ntiwayizanaho inzitwazo ngo kanaka yarampemukiye bintera nanjye gukora ibi na biriya. Ku bantu birumvikana umuntu araguhemukira ukababara, umubabaro ukaba wagutera gukora nabi, ariko kandi ubutwari bwawe ntibushobora kugaragara igihe cyose utaneshereje aho wageragerejwe n'aho wahemukiriwe ngo ugaragaze ko uri umuntu w'Imana. Aha rero nkiri kuri iri jambo ryavuze ngo mwebwe nimusenga ntimukamere nk'indyarya zikunda kuvuga amagambo ziyasubiramo, ngo zikunda guhagarara mu masinagogi. Ahangaha tujya twibuka amasengesho y'abantu bagiye mu isinagogi, bagenda ari abafarisayo, undi agenda ari umukoresha w'ikoro, ngo ahageze azana iby'ubwibone, azana ibintu bitandukanye. Undi nawe araza yifata ukuntu kudahwitse imbere y'Imana. Ariko icyatangaje abantu kw'iri jambo nuko uwarimo w'umunyabyaha ubyemera we yagiye imbere y'Imana arayibwira ati nyagasani Imana ngiye mbabarira uko ndi umunyabyaha. Avuze iryo jambo ryonyine rinezeza Imana, biyirutira uwavuze ngo jyewe amategeko yawe ndayazirikana ku mutima wanjye, mpora ntanga amaturo akwiye, mpora nigenza uku nguku. Ibi bintu by'ubwibone nacyo ni kimwe mu nzitizi z'amasengesho kandi duhura nazo no mu bihe turimo, cyane yuko nabugingo n'ubu turacyabona abantu babibone mu bintu byo gusenga, aho usanga umuntu avuga ati Imana yambwiye ibi uzaze ngusengere, nutadasengana mwaya masengesho nta kizavamo, Imana ntizumva. Ugasanga umuntu azi neza yuko ari we wenyine Imana yumva, ariko mu by'ukuri uko si ukuri kuriho nyako nuko twese turi abana b'Imana, kandi iyo turi abana b'Imana twese twemerewe kwinjira hera tukisengera Imana yacu.
kandi Imana twese iratwumva, ahubwo icyo bidusaba ni kimwe, ni ukumenya intambwe dukwiriye gutera mbere ko tugera imbere y'Imana ngo dusenge. Ari izi ngizi ndiho mvuga aka kanya. Ubwo tugomba kubanza kwiyambura ibyaha n'ibituremerera, tugomba kureka uburyarya, tugomba kureka ibintu byose byadutandukanya n'Imana, byatuma Imana itureba nabi. Hanyuma kandi guhagarara mu masinagogi twihinduye abatagatifu, iki nacyo ni inzitizi y'amasengesho, ni ikintu ntareka kuvuga aha ngaha. Abantu benshi bakunda kumera batyo. Nigeze mbabwira ahantu nabaye mbana n'umuntu umwe wari mwene data wari uzi gusenga, wari intyoza cyane. Yari afite amagambo yakundaga kuvuga yasubiramo akomeye, aka kanya ntasubiramo yenda kugira ngo aharaho nakurikira izi nyigisho atazakomereka. Ariko cyari ikibazo gikomeye ni ikihe? Cyari ikibazo gikomeye cyane nuko ayo magambo y'uburyoza no gusobanura ibintu cyane no kwerekana umubabaro wa Yesu yagize ku bwacu yongeragaho ko nyuma yaho atagiraga imbuto zikwiriye abihane. Aha rero ndagira ngo mbabwire yuko gusenga kugomba kuba guherekejwe kandi nanone no gukora imirimo myiza igaragaza imbuto zikwiriye abana b'Imana. Ikindi, iyo utagira imbuto z'abana b'Imana, iyo utagira ubuhamya bwiza muri bene so, iyo utagira ubuhamya bwiza mu muryango no mu itorero aho usengera, uku gusenga nako kuba gufite inkomyi, kuko iteka mu masengesho yawe nubwo yaba yagenze neza cyane ko ntawe umenya aho umuntu yihaniye, ariko abantu bo baguhozaho umutima, bakugiraho urubanza, bagahora babona gusenga kwawe kudafite ishingiro, gusenga kwawe ntaho kwakugeza, nk'uko nabo ubwabo babona ntaho kubajyana. Ibi rero nabivugaga mvuga ngo ntitugahagarare mu masinagogi ngo tuvuge cyane, tuvuga amagambo tuyasubiramo, twiyerekana ngo baturebe. Nigeze numva ubuhamya bw'umuntu wigeze ashaka gutereta umukobwa mu idini rimwe, ngo bukeye akajya akunda kujya gutura cyane no kwaka amaresi y'amaturo, agahora akunda ko bamusoma ko ari watanze amaturo menshi, agambiriye kuzereka uwo mukobwa ko akize, nyamara ari umukene w'umutindi nyakujya, bijya agambiriye icyo ngicyo. Ibi rero ndabivugira yuko abenshi bakunda kugaragara baba bafite ibindi bitekerezo n'indi migambi bifuza kugeraho, ariko bakigaragaza nk'abantu b'Imana, bakigaragaza nk'abantu b'umugambi bw'Imana bafite agaciro, ariko mu by'ukuri mitima yabo habamo ibindi bintu. Nizo mpamvu zikunda gutera benshi guhagarara mu masinagogi bivuga cyane, bakunda ko tubarata, bagakunda ko tuvuga ibigwi byabo n'iby'Imana yabakoresheje, niba yasengeye umuntu agakira, akunda ko amaturo ari we bayazanira. Ntabwo ari byo. Ishimwe rikwiye kuba iry'Imana. Niba yasenze umubyeyi wari warabuze urubyaro akabyara, akumva yakoze igitangaza, akumva iryo shimwe nk'aho ryagahawe Imana, akumva ibyo bigwi byakabaye ibye. N'ikimenyimenya kenshi bagera mu materaniro atandukanye, babahaye iminota 40 yo kwigisha, 20 akayimara avuga ibigwi bye, akivuga neza, akivuga nk'umuntu w'igitangaza, akivuga nk'umuntu ukorana n'Imana, akivuga. Ariko ibi byose bene data mukurikiye iki cyigisho, kugira ngo mbibutse ko ibi ngibi byose ari inkomyi z'amasengesho, ushobora gutuma amasengesho yawe atemerwa bitewe n'uko yabanjirijwe n'ibindi bintu by'ubwibone no kwiyitirira imirimo y'Imana. Kandi Imana ubwayo nk'inyacyubahiro igikunda cyane, ikunda ko ariyo twavuga cyane kuruta uko twivuga, ikunda ko ariyo twarata cyane kuruta uko twirata, twisingiza twivuga ibitabaho n'ibibaho. Imana ntabwo ibyo bikunda cyane. Ikindi navuga ngo rero mwebwe ntimuzamere mutyo, ahubwo mwebwe nimujya gusenga mujye mukinga inzugi. Yavuze inzugi zose, ariko inzugi numva nabagiraho inama mbona za ngombwa cyane, urugi rwa mbere aho ugiye gusengera aho ngaho hakwiye kuba ari ahantu hiherereye nyine habugenewe ho gusengera. Niba hari inzugi nyine nazo zigomba kwegekwaho, hagakorwa umutekano ukwiye, nyuma abantu bagasenga. Hanyuma urundi rugi yashakaga kuvuga ni urugi rw'umutima. Tugomba kubuza amaso yacu kureba ibindi bintu bicaracara imbere yacu, kandi n'imitima yacu tukayemeza ko turi mu mwanya wo gusenga kugira ngo ye gutarara, tukiherana n'Imana mu buryo bw'umutima, kugira ngo duhereze Imana nayo ibone ko tuyihereje umwanya wo gusenga. Hanyuma rero ngo nimurangiza mwiherane na So wo mu ijuru. Ndabasaba bene data, igihe mufashe umwanya wo gusenga mugomba guha agaciro kwiherana na So wo mu ijuru. Hanyuma ngo So wo mu ijuru azi ibyo mukeneye, azi ibyo imitima yanyu yibwira. Kandi Data wo mu ijuru, noye kumwita So nkaho mugire ngo ni So gusa, nanjye si Data, ahubwo Data wo mu ijuru
kandi akaba ari data wa twese, azi ibyo imitima yacu yibwira, azi ibyo twifuza n'ibyo dukennye, ariko kandi nanone adukeneyeho ishyaka n'umwete byo gukiranuka kugira ngo gusenga kwacu kunezeze umutima we. Aha rero bakunzi b'ijambo ry'Imana mukurikiye iri jambo, nagira ngo mbinginge kandi mbahendahende kugira ngo mu bihe byanyu byo gusenga mwite kuri ibi ngibi. Nujya gusenga ukwiye kubanza kubitekereza ukabiha umwanya, ukwiye kubanza kwiyambura ibikuremerera. Niba ufite uwo bugira icyo mipfa ukabanza ukamushaka mukabikemura. Niba ufite ukwiye guha imbabazi wagukoshereje ukabanza ukemeza umutima wawe kumuha imbabazi, kandi ukazatura kandi ukazaturira mu ruhame kugira ngo ejo n'ejo bundi uko kwatura kwawe kuzongere kurinda umutima wawe kubisubiramo. Icya gatatu, ugomba kandi kuba witeguye nk'umuntu ugiye kubonana n'umutware mukuru ukomeye ari we data wa twese. Ugiye kubonana n'umutware hari ibintu runaka witwararika. Icya mbere, ugomba kugenda ufite uko wigaragaza imbere ye nk'umuntu ukeye ku mutima no ku mubiri no ku maso, ugaragaza ko witeguye kubonana n'umuntu mukuru. Icya kabiri, ugiye kubonana n'umutware ugomba kugenda nk'umuntu uzi neza ko uwo muntu ugiye kuvugana nawe hari icyo umwifuzaho, kandi ukabona ateguye interuro nziza yo kuza kukimubwira. Tujya gusenga rero tukwiye kubanza gutekereza neza, tukaza kumenya n'amagambo tuvugira imbere y'Imana ari butume Imana yururuka ikabana natwe. Uko bisanzwe, kugira ngo nongereho iki ngiki, gusenga k'umuntu wese gufite n'ukunyagaciro imbere y'Imana. Nta muntu n'umwe muri twebwe usenga ngo Imana ntimwumve, ariko kandi nanone abantu batubwira ngo mwaza n'igihe wabasengera bigakunda, mwashaka dore nimero yanjye, ibintu ibi na biriya, nimusenga ntari ntibizakunda. Oya, barababeshya. Icyakora nanone hari abahamagawe n'Uwiteka, batambye bakorera umurimo w'Imana hatandukanye, batorewe gusengera abantu no kubingingira Imana kubw'imbabazi z'ibyaha bashobora gukora, kandi Imana ikababarira. Ikindi no kubafasha kubayobora mu nzira y'Imana kugira ngo badateshuka inzira bagakora ibidakwiriye bigatera Imana kubarakarira, cyane ko twabonye ko ibyaha iyo byagwiriye bikaba byinshi, hari igihe Imana igihaguruka. Ijambo ry'Imana ritubwira ko hari igihe Imana yumvise umuborogo w'abataka banihishwa n'ibyaha byakorerwaga Sodomu na Gomora, biyitera guhaguruka, iravuga ngo ndamanuka ndebe. Bivuze ngo Imana ijya imanuka ikareba iyo abantu batatse, Imana ijya imanuka ikareba iyo abantu bagize ibibazo, Imana ijya imanuka ikareba iyo abantu bareze cyane, ikuruzwa no kureba. Kandi iyo ije kureba, Imana izizanye ibintu bibiri. Icya mbere, Imana iba yiteguye kurengera no kurokora, ariko kandi Imana iba yiteguye no guhana igihe bibaye ngombwa, isanze ibyaha ari byinshi nk'uko bareze abantu. Aha rero ndavuga ko dukwiye gusenga, dusengera bene data tubingingira kugira ngo Imana ibagirire neza, ibagirire ibambe. Ikindi, dukwiye kuba dusenga amasengesho ubwacu abanza akaduhindura. Ibintu biteza abantu confusion mu mitima ni ibintu bibiri nabonye. N'umunyamasengesho wiyita umunyamasengesho akivuga ibigwi n'ibitangaza akora, ariko kwitegereza imbuto zukazibura. Uyu munyamasengesho ashatse yabanza akareka gusenga, akabanza agashakisha icyatuma agira imbuto nziza z'abana b'Imana. Iki ni ikibazo ubwacyo. Ikindi, ni igihe tuvuga ko dusenga ariko ntitugaragaze guhinduka, duhindurwa n'ayo masengesho dusenga, tugakomeza tukaba babisi. Ugasanga umuntu yagiye gusenga asanzwe tumuzi nk'umwanganyi, nk'umunyamahane, ugasanga nuko kimeze, ariko kandi noneho yateruye Bibiliya yashyize mu kwaha n'igitabo cy'indirimbo ari mu nzira, aragenda avuga ko avuye gusenga. Rimwe na rimwe arerekwa, arabwira abantu ati neretswe ibi ngibi, aravanga ibintu muri rusange. Aba bantu bateza akaga, bakakiteza ubwabo, bakagateza n'itorero, kubera yuko kugusenga guteza abantu ibibazo mu mitima. Bene data bakunzi b'ijambo ry'Imana mukurikiye iki kiganiro, kandi mukaba mwateze amatwi kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, nababwiraga ngo mu cyiciro cya mbere cy'izi nyigisho tubahaye, tuganiriye ijambo rivuga ngo uko niko gusenga Imana yemera. Ni ugusenga gufite umutima uciye bugufiya, umutima wuzuye imbabazi, umutima wabiteguye neza ko ugiye gusenga, kandi umutima wabanje gushakisha uko ibyaha byajya kure yawo. Uyu mutima niwo Imana yemera ikumva gusenga kwawo. Ikindi sorezaho,
muri iri jambo ry'Imana kugira ngo tuzakomereze ubutaha ku ijambo rivuga ku masengesho adashobora kunezeza Imana namba. Ni ijambo rivuga ngo niba wifuza gukora amasengesho anezeza Imana, banza utekereze neza igihe uzasenga, utekereze intwaro zose zikwiriye ukwiye kwitwaza mu gusenga. Cyambere nakibabwiye, ugomba kubanza kuvanamo uburyarya. Amasengesho y'indyarya ntanezeza Imana, ukagenda ubwiza Imana ukuri. Cya kabiri, ukabanza ukiyambura ibikuremerera, ari byo byaha bitandukanye umuntu wese agenda agwamo. Cya gatatu, ukemera yuko ugomba kubutunza umutima w'imbabazi, ugomba kubugira ikiganza cyiza gitanga gifungurira abashonje n'abakene. Ugomba kuba witeguye ku gisubizo cyose Imana izaguha uzacyakira. Imana itanga ibisubizo mu buryo butandukanye. Imana ishobora kuvuga ngo yego ibyo usabye ndabikora, ishobora kukubwira ngo tegereza, kimwe nuko Imana ishobora guceceka kubera impamvu zayo bwite, kuko Imana ibiturebera igihe tuba dusaba ibintu, ariko Imana yireba kure ikabona ko ibyo bitadukwiriye, bitewe nuko nitubibona tutazakomeza kwitwara neza ngo dukomeze gukizwa, ahubwo Imana ikaduhitiramo ibikwiriye. No wandi ujya gusenga usaba Imana akazi, Imana ikakubwira ko iguhaye urugo, kubona rwo rugukwiriye, akazi atari icyo gihe. Ukarijya handi ujya gusenga ubwira Imana uti Imana ndengera muri ubu buryo, Imana ikakubwira iby'akazi. Muri makeya ni kenshi cyane tujya gusenga dufite ibyifuzo bitandukanye, ariko tukaza kubona ibisubizo binyuranye cyane n'ibyo twifuzaga, bitewe nuko Imana iturebera ibyiza bidukwiriye, cyane cyane imitima yacu ifasha umwanya wo kuyinezeza. Mu nkundire rero dusoreze hano ijambo ry'Imana twaganiraga uyu munsi, tuzongera ubutaha. Cyongeye kandi rwose mwebwe mwumvise ijambo ry'Imana mukaba mugize icyifuzo, dufatanye gusenga Imana. Mana, ndagushimiye kubwira ijambo ryawe, ndagusabye kugira ngo uriherekereshe ibitangaza n'ibimenyetso, rifashe imitima y'abaryumva guhinduka no guhindura uburyo bwo gusenga, kugira ngo dukore amasengesho akunezeza, kandi iri jambo uryagurire imbago, rirenge cyane imipaka y'aho abantu bakwibwira, kandi rizagire umusaruro rigarura kubakira ijambo ryawe. Tuzabone abantu bakijijwe, tuzabona abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Tuzarushaho kugushima Mana, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen.